nta bushobozi nari mfite, nta n'amafaranga. Cyakora kubera ko nari mfite abavandimwe Butare i Kigali, nafashe telefoni, umuntu wese nari bitiye nimero ndamuhamagara. Rangije abampamagaye barambwira bati urifuza ngahe? Babwira ayo bitaro banciye, bambwira ko bagiye kundihira. Hari uwanyohereje 15, hari uwanyohereje 10, ibitaro barabyishyura. Barangije bampa nayo gutaha, ndataha. Naraje rero nagiye muri gare, amahirwe nari mfite burya Imana igenda igira uko ikora, kuko buriya niyo nza kugwara atari muri corona sinabwo nari kubona amafaranga, kuko najyaga mu modoka nkiharira intebe enye. Ubwo rero iyo baza kundihisha izo ntebe enye ntabwo nari kubona ubushobozi, kubera ko hari muri covid rero umuntu yihariraga intebe. Ibyo nabyo mbishimira Imana. Naratashye ndaza ngeze mu rugo, ubwo hari ku itarike, kuko bambaze kuri 4 z'ukwa 10, ku wa 4 baransezerera, bambwira ko nza nkamara amezi 2. Ubundi nasubiye naraje nza mu rugo mara amezi 2. Ubundi mu rugo sinicaraga, abaturage bamekaga buri munsi. Najyaga ku kigo nderabuzima bakanyoza, kubera bya byuma nabyo mfite nabyo byandyaga, birandya ariko nkihangana. Ubwo amezi 2 ashije, kwa 12, ubwo ni muri 2020, ubundi nsubira i Butare bancisha mu cyuma, barambwira bati n'ubundi ubazwe inshuro enye, nta kindi tukumarira, nuko ngira ugataha, igufa ryawe ni kibisi. Ubundi ubwo amayifegisiyo n'ubundi yarakiza, nubwo ibyo byuma byari birimo ntago bagombaga ngo kunshyiramo tije imbere, kuko tije idakorana n'amashyira. Bagiramo bya byuma bisohoka n'ubundi kugira ngo amashyiraho, kugira ngo agume imbere ajya asohokera muri ya myanya y'ibyuma, noneho mbashe kumva norohewe buribwa, kuko amashyira yaza kuba ari imbere n'ubundi cyari kuba ari ikibazo, cyangwa yaravaga akazi nyuma. Naraje rero abaturage bakajya bampeka buri munsi, baritanga bakomeza kumfasha. Urugendo rwabaye rurerure n'ubundi, avuye mu kwa 12 ndaza hano, nguma hano mu rugo. Kwezi kwa 2 niho bampaga amezi 2, kuri 15 z'ukwa 2 n'ubundi Butare. Byari ibintu bikomeye, kubera yuko iyo navugaga ngo ngiye gutega nabyukaga saa 6 z'ijoro. Mu buntu bwe umwami wacu yisanishije n'abakene, yemera guhinduka umukene kugira ngo kubw'ubukene bwe abashishe gutungisha benshi. Urwa 2 rw'Abakorinto igice cya 8 umurongo wa 9. Ubutunzi bwa Kristo bukubiyemo gucungura abantu akabakura mu bubata bw'ibyaha, kandi adusezeranira ubugingo buhoraho mu bwami bw'Imana. Ibyahishuwe 21 umurongo wa 4. Yesu Kristo asohoza amasezerano ye yo muri Zaburi avuga ko ari umucamanza, azacira imanza akarengane kose gakorerwa abatagira kivurira, kimwe n'abirengagiza kugira icyo babakorera. Muri Matayo 25 umurongo wa 31 niho tubona aya magambo ukageza 46. Ninjiye mu murenge wa Nyabimata, ni mu karere ka Nyaruguru, mu mudugudu wa Mugira, aho nsanze umuvandimwe muri kureba kuri iyi kamera yacu. Urugendo rurerure rigera ku myaka 4 yose, yifuje ko bamuca ukuguru ariko ntibyakunda. Ni umuntu ubabaye, ni umuntu uteye agahinda mu buryo bwose bukomeye. Yarivuje, yakoze uko ashoboye kose mu mitungo ye yose iramushirana, agezeho akwaka ubushobozi, akwaka imbaraga. Mu by'Imana yaguhaye hari icyo wakora.
kandi gutanga bizana umugisha kurusha guhabwa. Reka tumwakire, hanyuma nawe ndakwingingira kumutega yombi, cyane ko uyu munsi arababaye, ejo ni njye, ejo bundi ni wowe. Maze nkwibutse, nimba ushaka kumuvugisha, reba nimero twashyize mu kiganiro, ni nimero ye. Gusa ku bari mu mahanga, nimba muri kutwumva, ntabwo afite ikoranabuhanga, by'umwihariko telefone y'ikoranabuhanga nka WhatsApp, ariko nimba wifuza kugira icyo mufasha, ushobora kunyura kuri nimero yacu iba iri mu kiganiro, mu nkuru zacu zose, hanyuma ukamudutumaho, kandi ubutumwa bwawe tuzabumugezaho nk'uko ubyifuza. Reka tumwakire, nawe umutege yombi, atangire abibwira, ariko tubanze tunamwihanganishe. Ukomere. komera. Yego, ibwira abadukurikiye, hanyuma numara kubibwira utubwire story yawe, inkuru yawe iteye gute? Nitwa Ruzacimana Damascene. Inkuru yanjye navutse muri 1981. Ndi umwana mfite imyaka 9, naje kugira ikibazo, imodoka irangonga, ngiye Butare, mpamara umwaka baramvura, mera nk'umuntu ukize. Ndataha, nagonzwe n'umugabo bitaga Burugumesitiri Murasandonye Philippe, yayoboraga icyitwaga Komine Shiri. Muri icyo gihe rero ibyo bibazo nagize, nta gikurikirana nagize, byabaye nk'ibihombeyemo kuko intambara yahise itera, abantu barahunga. Tumaze guhunga rero, igihe cyarageze umutekano ugarutse mu gihugu, turahunguka, tuje kubera yuko byari byamaze kurangira, nyine nta wari kwirirwa akurikiranwa, kuko na mbere hose umuntu iyo yagongwaga ntiyapfaga gukurikiranwa, kuko byabaga ari nk'ibintu wagira ngo leta yari iriho icyo gihe, ntago yitaga ku bantu b'abakene. Icyo gihe nta wanyitayeho, naraje inguma mu buzima busanzwe, nari umwana muto, njya mu ishuri ndiga. Maze kwiga igihe kiragera, nagarukiye mu mwaka wa 6, nta mahirwe yo kwiga nagize kuko ubushobozi bwari bukeya. Igeze aho ngaho rero, nagiye mu buzima busanzwe, ishuri ndivamo, ndaza njya mu kazi. Maze kugera mu kazi, nkora bisanzwe, nakoraga mu cyayi hano iwacu yitwa Nshira Ikivu. Turakora, ubwo maze kugira imyaka 20, natekereje kubaka urugo. Niko koko urugo naragwubatse, mbyara umwana w'umuhungu. Igihe cyarageze muri 2005, ubwo nazanye umugore muri 2002. 2003 niho nabyaye. 2005 naje kugira ikibazo n'ubundi, mu gihe mu Rwanda nyine habaye jenoside, igihe kiragera bashyiraho inkiko gacaca, tukajya tujya muri gacaca kuko twagomba kwikemurira ibibazo. 2005 mu kwezi kwa 4 nibwo twagiye muri gacaca, nza kugira ikibazo gikomeye n'ubundi. Ndangije tugiye muri gacaca, habaho ikibazo, inkuba ikubita abantu. Nari ndi kumwe n'abantu 4 mu mutaka. Abo bantu 4 bose, 3 twari kumwe, sinzi uko byagenze, numvise umurabyuza urakubita, twitura hasi. Nagiye kuzanzamuka, numva abantu bavuza ibidebe, abandi amakabuco, abandi biki, ngize ngo nyeganyege, ntibyakunda. Muri ako kanya nta kindi cyakoze usibye imodoka za gisirikare, baradutabaye, batujyana kwa muganga. Batugejeje, abari bakiri bazima bagifite akuka, abaganga baratuvura. Bamaze kutuvura, abafite kuzana agatege baradusezereye. Harimo n'abagiye bagera i Butare, ariko tugira amahirwe turakira. Abo bandi bo bahise bashyinguka ako kanya. Icyo kintu nacyo ndakirokoka. Ubuzima ntibwarangiriye aho ngaho, naraje ubundi nkomeza mu buzima busanzwe, nkomeza gukora akazi mu cyayi muri poroji. Tukomeza mu buzima nk'uko nguko nyine, ariko bubayabaya kuko n'ubundi wumva nari naragize intege nke muri icyo gihe cya mbere. Icyo kibazo kikaza cy'icya kabiri, nacyo byagendaga n'ubundi binsigira ibikomere.
muri 2018 nari maze kugira abana 6, ubu ni wo muryango mfite. Nagize ntya ko nakoraga mu cyayi nitseta ku cyayi kubera za nkovu nari ifite, natewe n'ibyo bibazo nagize mbere. Ku kuguru n'ubundi ntabwo hari harakize neza kuko n'ubundi n'abaganga i Butare nasanze bari barandangaranye bambaga ukuguru kugaturika, nza kugira inkovu nini. Uko niyajyaga mu cyayi rero nitsetaga ku cyayi, 2018 haza gutoboka, haza umwenge kubera ko nakoraga mu cyayi njya mu rume ngira gute hajyamo ico, umwobo uracukura ugera ku igufa. Kwa kuguru n'ubundi nari naravunitse mbere, igufa riragenda rirabora. Nibwo nabonye byanze mu kwezi kwa 9 2019 njya kwa muganga, babona ntibabibo bishobore bampa transfert njya ku bitaro by'akarere bita ku Munini, bancisha mu cyuma barambwira ngo igufa ni rizima nta kibazo, bampa ibinini ndataha. Ubundi nageze mu rugo ubuzima buranga, sinongeye kugira ngo njye mu cyayi. Nagumye mu rugo nkajya njya kwa muganga bakampa ibinini, ndaza 2020 nibwo n'ubundi byanze nsubira kwa muganga barongera bampa ibinini ndaza. 2020 mu kwezi kwa 2 kuguru kurabyimba kuragenda kuba umutwaro, niko havagamo amashyira menshi, kuguru kwaragize igufa ryaraboze. Nagize ngo mfata akabando njye kuri toilette, ngeze nkandagire igufa riraturika nitura hasi. Nakuwe n'abantu bampetse banjyana ku kigo nderabuzima, hari ku isabato nimugoroba. Nagiye kuko hari muri weekend nagiye ku kigo nderabuzima, bambwira ko batampa transfert n'ubundi ari muri weekend ntacyo byatanga, bazayimpa ari kuwa mbere. Ubwo kuwa mbere harageze rero bahamagara ambulance iraza iranjyana. Bagize ngo banterure banshyire muri ambulance titirere y'icyo kigo, aje kugira ngo amfate agifashe ukuyitako kuguru kuratoboka, umuvu w'ama infection ariyo mashyira yirunda aho ngaho, bashaka ibikarito barahambira, banshyira muri ambulance banjyana ku bitaro by'akarere. Ibitaro by'akarere naho mpageze ntabwo nashotse njya i Butare kuko bavugaga ko badashoka bajyana abantu kubera yuko basabanza guhamagara i Huye bakabaza ko hari ibitanda bihari. Nahafungiye icyumweru, abaganga baho baramfasha. Kuwa 4 umuganga aturuka i Butare araza ambwira ko n'ubundi nta kundi byagenda banjye ari ukujya i Butare. Hageze kuwa mbere rero koko ambulance yo ku bitaro by'akarere injyana i Butare. Ngeze ku Butare ukuguru kwaboze kubera icyumweru cyari kirenze, harimo amashyira, igufa ryaraboze. Bagize ngo rero banyakire bambage, bambaza ari ku itariki 15 z'ukwa 3 muri 2020. Maze kumbaga icyumweru kimwe birongera biraturika, bituritse barongera basubira kumbaga, banshyiramo ibyuma bisohoka, ibyuma biryana nabi, mpura n'ubusharire bw'umubiri. Rangije kumbaga inshuro ya 2 banshyira mu bitaro. Babonye ubushobozi burimo buba bukeya, bansaba ko bansezerera nkajya muhira, nkajya nza kuri rendez-vous. Barabikoze ariko bamukubikora umudogiteri wambaze yansabye kunsezera, mbona bidakunda, mbanza kwanga kuko nabonaga ntaho najya n'ubundi nkitaka nkibabaye. Ubwo yaje kuri tura ari kuwa 4 arabinsaba ndabyanga, asubiriye nanone kundi wa 4 agarutse arongera aranyinga nongera ndabyanga. Inshuro ya 3 nibwo nabajije abaganga bapfuka, ntese ko muganga dogiteri unkurikirana ari kunsaba ko nataha, murabona bikwiriye? Barambwira bati niba ubona koko muganga bigusabye buriya yabyitegereje emera. Nanjye ndababwira nti rwose ndemeye ni munsezerere. Baransezereye, basezereye ku itariki 17
z'ukwezi kwa gatanu 2020 naje mu rugo bandebye abantu barikanga kuko nari mbabaye, nari mfite ibyuma umuntu atakwihanganira, nari mu buribwe bukomeye bw'umubiri, narashaririwe cyane bikomeye. Ngeze mu rugo n'ubundi ntibyanyoroheye kuko nageze mu rugo ibyuma birakuka biva mu igufa aho byari bicometse birarekura, sinari guhagarara, sinari kugira gute. Abaturage nasanze aho ngaho nabo bagize ikibazo kuko bampekaga buri munsi, sinari kushobora kujya ku kigo nderabuzima ngo abariho mba kuko nta bushobozi nari mfite. Sinari kuva mu bitaro Butare ngo nongere njye mu bitaro ku kigo nderabuzima, numvaga bidashoboka kuko cyane cyane natinyaga n'imbeho kuko nta maraso nari mfite, ntaki. Byasabaga guhora ndi ku muriro, bacanaga batoraga inkwi buri munsi, nahoraga ndimeze nk'uri ku itanure ry'umuriro kugira ngo mbashe kubona ko imbeho yagabanuka. Itariki rero abaturage barampetse kuko bari bampaye rendez-vous ku itariki 23 z'ukwa gatandatu, ubwo nagiye ku kigo nderabuzima. Korane nagize hari muri covid, nta yindi modoka yindi yagendaga usibye ambirasi, n'ubundi bansabira ambirasi njya ku bitaro by'akarere nabo birantarasifira binjyana i Butare. Arahageze basanga ibyuma byarakutse, abicisha kuri televiziyo y'ibitaro kuko nge ntavaga hondi. Ababashaga kujyayo kwireba iyo televiziyo barabarwaye kimwe nanjye, baraza baravuga bati twabonye umuntu ibyuma byakutse bacishije kuri televiziyo ariko ntituzi uwo ari we, naho n'igihe barimo babwira ariko ntazi ko ari iki. Yageze aho ngaho rero umudogiteri aje bamuherereje ifoto bacishije mu cyuma, arambwira ati ibyuma byawe byakutse n'ubundi nukujya kukubaga inshuro ya gatatu. Dogiteri wari wanyakiriye naragiye nsanga ntawe uhari, yagiye gukorera i Kigali. Ubwo ndongera mfata undi mudogiteri wamusimbuye. Dogiteri wamusimbuye nta kindi yakoze. Ku itariki 8 z'ukwezi kwa karindwi nibwo yagiye kumbaga, basanga igufa ryarangiritse cyane, byabaye nk'umumbati w'umuvunde, bisaba guharura bagenda babojora ahantu hagiye hagira. Arangije anshyira ku ndege, avuga ko nta kindi yankorera, ashyira ku ndege. Indege ni icyuma kiryana nabi, ni icyuma ahantu batobora ahantu ku murundi, bamara gutobora ku murundi bagashyiramo ibyuma, barangiza bakabara ko bakakubaza ibiro ufite, noneho bagashyiraho ibiro by'amabuye bikurura biri ku gitanda kugira ngo igufa ribashe kongera gucomekerana kuko ryari ryacomokotse. Naragiye, uwo mudogiteri nawe ahita yigera i Kigali. Mu bitaro baza muri turu batuyuwe n'uwa Inosa bakigendera, batuyuwe n'uwa Inosa bakigendera. Amezi 3 ashize ko yambaze ku 8 z'ukwa karindwi, bigeze kuri 4 z'ukwa 10 haza umudogiteri bavuga ngo ni umuteroriste bita Mpatswe n'umugabo Jean Bosco. Arambwira ati ibi bintu birayoberanye, wowe bite byawe? Kuraho indege, abone igufa ryanze guterana. Arambwira ngo agiye gufata umwanzuro niba bishoboka. Nta kindi yakoze rero, nawe yahise aza iyo ndege yahinkuraho, n'ubundi ajya kumbaga inshuro ya 4. Naragiye rero kuko nari maze gutinya kubagwa, byari maze kugira reba kubagwa inshuro enye ni inshuro nyinshi. Nari nsigaye mfite ubwoba, nta maraso nagiraga bitewe n'uko ubushobozi bwari bukeya, nta mikoro. Ibyo bantegekaga byose nabasha kujya kuyongarura amaraso ntabwo nabibonaga kuko ubushobozi bwanjye bwari bumaze kurangira. Kandi izo nshuro zose barimo bazimbaga mu mwaka w'2020 ko bambaze mu kwa gatatu kabiri, basubira mu kwa munani ku munani, mu kwa karindwi ku munani. Iyo ni inshuro ya gatatu. Kuri 4 z'ukwa 10 nibwo bari bagiye kumbaga inshuro ya 4. Rero kubera ubwo nari maze no guhahamuka nta n'amaraso, nageze mu ibagiro. Dogiteri arambwira ati uyu muntu ashobora kuza kuva kuko bari basanzwe bambaga banteye amaraso, n'ubundi barayanyandikiye. Maze kuyanyandikira ngeze mu ibagiro, dogiteri koko bakora imirimo yabo. Bigeze hagati ikibazo kiravuka bitewe no kuva amaraso nshiramo, biba nkaho birangiye. Barangije barapfuka, bacomokora ibyuma bari bacometse. Agiye kumva numva barimo bavuga ngo
bahamagara i Kigali ngo drone nizana amaraso, kuko bari bazi yuko gurupe y'amaraso yanjye ihari. Bagiye kubireba basanga ntayo ihari, ngo yewe byo kumbaga babaye nk'aho babihagaritse. Bongeye kugira icyo bakora, amaraso drone yazanye bayanteramo. Yewe nongeye kuzazamuka ibishashi 3 birangiye, ngarura ubwenge. Barambaza ngo aho waruri nihe, nisimpazi. Ngubwo bahita banjyana aho bashyira abo bamaze kubaga. Mu gitondo mu masaha 4, kuvuga ngo kubera ubuzima nari maze kunyuramo, umudogiteri n'ubundi wambaze yaratashye, ariko asiga abwiye abaganga uyu muntu mumukurikirane kuko yagize ikibazo ashobora kubacika. Muganga n'ubundi ntiyigeze aryama aho hantu babaga, nta mugwazi uhagera, ni abaganga gusa. Bava ngo ni muri salle dope. Umugwazi ugiye kuhaza cyerekewe byakomeye, byageze saa 6 z'ijoro. Umudogiteri uri kunkurikirana araza arambaza ngo nta mugwazi ugira. Ndamubwira ndamufite. Arambwira ngo yitwa nde? Ndavuga nti yitwa Eric. Aragenda ahamagara tuwitwe Eric arihe? Ubwo umwana ati ndi hano. Ati ngwino hano. Aramubwira ati uyu murwayi yagize ikibazo, none namukurikiranye, none ndumva ibitotsi birimo binganza, ngiye kuba njyamye hano gakeya. Amwereka hagiye kuryama. Genda nawe urya. Aramubwira ati iyambura iyo myenda. Amwambika imyenda yindi yabaza aho ngaho. Arangije kuyamubwira ati jyama kuri iki gitanda wegereye umurwayi wawe, nubona hari ikibazo gihindutse uzuhita ukomanga ku rugi. Ndahita nza. Icyo gihe byari bikaze kuko nari mfite salomo 4. Hari uburyo bashyira kuma ku ntunze, bagashyiraho salomo 2 bakazicomeka mu mugozi umwe, mu kundi kuboko no bagacomeka 2. Zirukankaga mu kanya gato nk'ako guhumbya, bitewe nuko nta maraso nari mfite, bagira ngo barebe ko ntazanzamuka. Bageze saa 11 umudogiteri araza aramaze ati bimeze bite? Ndamubwira nti ndumva nanoze. Arambwira ati hangane. Abwira umugwaza wanjye ati ese ufite iki ngo turamire uyu muntu? Arambwira ati nta kintu mfite, kireka kujya kugura ji. Aramubwira ati genda ugure ji, niba hari n'ibyo kujya wabona umuhe, kuko uyu muntu yanoze. Mwana koko yahise agenda azana ji arayimpa ndayinywa. Barangizemo ibipimo basanga ndi muri 70, kandi bavuga ko nta muntu bakura aho hantu atari mu 120. Ari mu gitondo saa 11. Bakomeje kunkurikirana, babwira umwana ngo akomeze ahaha ibintu ampa kugeza babonye ngeze mu 100. Mwana koko yarabikoze, cyazana ibyamparampa. Byageze mu masaha 4 umudogiteri aragaruka arambaza ati bimeze bite? Nti ni bizima. Bashyize mu bipimo basanga mfite 100. Aravuga ati turabona birimo biza, tuhumura. Agenda tuza. Kuvuga ngo bigeze saa 6 umuganga araza arambaza ati noneho rero nukugukura aha ngaha turabona ikinya kirimo kigushiramo, tukakujyana mu bitaro. Ndamubwira nti nubundi ndifuza ko ibitaro mwankuyemo, sare mwankuyemo ariyo mwansubizamo. Ajya kureba umuganga. Umuganga araza avugana na dogiteri ati uyu muntu yasabye ko mumusubiza ku gitanda mwamukuyeho, nimusanga nta wundi mwagishyizeho. Barwaye nabo rero kubera ko bankundaga, bari bahise babwira umuganga ati iki gitanda ntimugishyireho undi murwayi tutaramenya ko uwakigiyeho yagiye mu yindi sare. Ubwo muganga yaragiye abajije asanga igitanda nta wundi wakigiyeho. Araza ahageze muganga amubwira ibyaraye bibaye nijoro. Aravuga ati umuntu koko izina n'iryo umuntu ati Ruzacimana. Bankura mu bitaro. Kumenya ko byari bikaze nuko umuganga wese nanyuragaho, kuko inkuru yanjye yari yabaye gikwira mu bitaro yuko ubuzima bwanjye bwahagaze, baratangaraga bakavuga bati hari ushobora no kuzakira, kuko ibi ahantu uvuye byari byarangiye. Naragiye ngeze mu bitaro koko abarwayi barishima bati haragarutse. Abaganga banyitegereje barambwira ati uriya yari yamaze gusakara mu bitaro ko ubuzima bwawe bwahagaze, none uri muzima. Ndacyariho kubera Imana. Ubwo njya mu bitaro barampfuka. Dogiteri yaje muri turu kuko bambazi ari kuwa mbere, aje muri turu kuwa 4. Arambwira ati sha Ruzacima waramvunye, wari ugiye kumfira mu biganza Imana irahagoboka, none ibyo nagombaga gukora narabikoze, ndahita ngusezerera. Arambwira nti
ndamubwira nti uransezerera, urabona uku kuguru ibi byuma wanshyizemo ndacyari mu buribwe, uransezerera njye he? Ati nta kindi cyo gukora, ndagusezerera, ibyo nagombaga gukora narabikoze, nta kindi ndagusezerera. Ndamubwira niba ari ngombwa ari ngombwa unsezerere, ariko njye kugusaba ubufasha, dore ukuguru ko kumeze, ndacyari mu buribwe, jyewe mumpe igare rinsohora ibitaro ndebe ko nagera muri gare. Arambwira ati bagushakira umukirina abigukorere, ariko ndagusezereye. Ese yandika muri dosiye ko bansezereye, nta bushobozi nari mfite, nta n'amafaranga. Cyakora kubera ko nari mfite abavandimwe Butare i Kigali, nafashe telefoni umuntu wese nari bitiye nimero ndamuhamagara. Ndangije abampamagaye barambwira bati urifuza ngahe? Babwira ayo bitaro banciye, bambwira ko bagiye kundihira. Hari uwanyohereje 15, hari uwanyohereje 10, ibitaro barabyishyura. Barangije bampa nayo gutaha, ndataha. Naraje rero nagiye muri gare, amahirwe nari mfite, burya Imana igenda igira uko ikora, kuko buriya niyo nza kugwara atari muri korona sinabona ari kubona amafaranga, kuko najyaga mu modoka nkiharira intebe enye. Ubwo rero iyo baza kundihisha izo ntebe enye ntabwo nari kubona ubushobozi, kubera ko hari muri covid rero umuntu yihariraga intebe. Ibyo nabyo mbishimira Imana. Naratashye ndaza ngeze mu rugo, ubwo hari ku itarike, kuko bambaze kuri 4 z'ukwa 10, kuwa 4 baransezerera, bambwira ko nza nkamara amezi 2. Ubundi nasubiye araje nza mu rugo mara amezi 2. Ubundi mu rugo sinicaraga, abaturage bamekaga buri munsi. Najyaga ku kigo nderabuzima bakanyoza, kubera bya byuma nabyo mfite nabyo byandyaga, birandya, ariko nkihangana. Ubwo amezi 2 ashije, kwa 12, ubwo ni muri 2020, ubundi nsubira i Butare, bancisha mu cyuma, barambwira bati n'ubundi ubazwe inshuro enye, nta kindi tukumarira, nukongera ugataha, igufa ryawe ni kibisi. Ubundi ubwo amayifegisiyo n'ubundi yarakiza, nubwo ibyo byuma byari birimo, ntabwo bagombaga ngo kunshyiramo tije imbere, kuko tije idakorana n'amashyira. Bagiramo bya byuma bisohoka n'ubundi, kugira ngo amashyiraho, kugira ngo agume imbere, ajya asohokera muri ya myanya y'ibyuma, noneho mbashe kumva norohera uburibwe, kuko amashyira yaza kuba ari imbere n'ubundi cyari kuba ari ikibazo, yaravaga akazi nyuma. Naraje rero abaturage bakajya bampeka buri munsi, baritanga, bakomeza kumfasha. Urugendo rwabaye rurerure n'ubundi, avuye mu kwa 12 ndaza hano, nguma hano mu rugo. Kwezi kwa 2 niho bampaga amezi 2, kuri 15 z'ukwa 2 n'ubundi Butare. Byari ibintu bikomeye, kubera yuko iyo navugaga ngo ngiye gutega, nabyukaga saa 6 z'ijoro, bakanshyira mu ngobyi, bakampeka, bakanjyana mu modoka, kuko n'ubundi hari muri korona, nta yindi modoka, bari bavuze yuko hazajya hagenda 50%, n'ubundi mu modoka iyo yatwaraga abantu 80, ubwo hajyagamo 40. N'ubundi ngira amahirwe, bakajya bandihisha umwanya umwe, kuko n'ubundi umuntu yajyaga ku ntebe imwe, ko abantu bategeranaga. 15 z'ukwezi kwa 2 zigeze, ibyuma byageze mu kwezi kwa 1 birakuka inshuro ya 2, birandya, no kugira ngo bampeke bashyire mu ngobyi zabaga ari intambara. Hari igihe cyarageze numva sinshaka no kujya kwa muganga, numva ndiyanze, numva ubuzima buranze, ariko narakomeje ndihangana ndakomera. Ubwo byageze aho ibyuma bimaze gukuka,
bisaba ngombwa ko najya kwa muganga igitaraganya. Nari mfite n'inumero za muganga ariko nirinda kumuhamagara kuko numvaga nshaka no kwivuza nabireka, ariko kubera uburibwe ndakomera ndihangana, ntegereza itariki 15 zigeze, nagiye Butare, nagiye kwa muganga bampa transfert n'ubundi, kuko icyo gihe ibyuma byakutse ntabwo byari ngombwa ko mbasha kwitegera. Nagiye muri ambulance, nagiye bangejeje Butare rero, n'ubundi muganga ndebye asanga byaranze, ahita nyandikira kujya kumbaga inshuro ya 5. Muganga hari kuwa 3 ambwira ko kuwa 4 zambaga, bamfata amaraso bampa ibitaro. Barangije kumpa ibitaro mbo batondeka abantu bazabaga, giye banshyira ku rutonde bavuga ko bari bujye kumbaga saa 9. Naragiye mbonana na muganga, banjyana mu ibagiro. Mageze saa 11 zigeze, dogiteri araza, bari bagiye kumbaga, arambwira ati ntitukubaga kuko burije, ngize impamvu, ihangane bagusubizeyo ubwo naho butaha. Kubera ko ibyuma byari byakutse, nari maze hafi iminsi 3 ntarapfukwa, kuguru kwari kwamaze kuzana umwuka utari mwiza, mbona kwihangana biranze. Mu gitondo kuwa 5 nibwo nabwiye umwana wari ungwaje nti genda ubwire muganga yuko ibi mfite ikibazo azihana ndebe. Umuganga wari ushinzwe gupfuka bita Kararisa yaraje andebye kuko yaranzi, abona biramuyobeye, abona ntiyabona nuko ari bumfuke kubera ibyuma byari bishinyitse kandi biri inyuma, kandi abona najya kozaho iriya mukasu ndababara. Nawe arabireka ajya kuzana dogiteri. Azanye dogiteri asanga niwe Twahirwa Regisi, umwe wansubitse nimugoroba kumbaga, aje ati pute ni wa mwana nari kubaga nimugoroba none sinamubazi. Aravuga ati ihangane. Ari kuwa 5 noneho abwira umuganga ati nimurebe ukuntu mugengetereza mu mufuke, ngiye kure umuganga uzakore ejo ku isabato amushyire ku rutonde azamubage kuko ntiyageza ku wa mbere. Ngo udogiteri aragenda areba umudogiteri uzakora ku isabato, kuko yari atarazi ko ari we wambaze mbere. Yabwiye umudogiteri bitashimiye Imana Regisi ati genda urebe umwana uri hariya afite ikibazo gikomeye zamubage. Agiye kumva ari hanze ndi mu nzu, numvise ijwi, numva ni wa mudogiteri wanyakiriye mbere. Raja nkwizi zisho zahise atangara, avuga amagambo akomeye cyane, ruzacima, wanze gupfa wanga no gukira. Ndavuga nti nukundi nyine. Ubwo arambwira ati hangane Paul. Byararangije aragenda, arambwira ati noneho ngiye kukoherereza abagufasha, ejo nzakubaga witegure. Agiye kugiranya mbona umudogiteri araje azana idosiya, ambaza ibyambaza, aruzuza. Arangije kuzuza arambwira ati rero witegure, hari n'abandi bari buze kugusura, bari bunagusinyishe, ubundi bindi utegereze ejo bazakubaga. Ndagira nyine byararangiye, njya kugura ibyo ngura byose ndabirangiza. Isabato mu gitondo baraza, mbageze mu masaa 3 bakirina banjyana kuri Brankari, ndagenda nyine njya mu ibagiro, bambaga inshuro ya 5. Dogiteri aranyitegereza areba ukomeze, arambwira ati mwana, ikintu gituma umera gutya ni igiki, ariko bimeze bite? Kuko bobo bagezeho ubwo bibaza nabo ubwabo, baravuga bati nta muntu twari twabagize inshuro, kuki udakira? Ese ushobora gusanga hari waribeshye indwara, ugasanga yenda n'ibyo baba barashyizemo bindi ari indwara z'Abanyarwanda, twa turimo tukuvura indwara atariyo. Abwa nige nta kindi ntekereza, niba ari nabyo nzabibabaza, ariko icyo nzi cyo ni ubugwayi busanzwe. Ati cyarambwira ati mwana rero, dore ubazwe inshuro nyinshi, baguteye amaraso, dore umubiri wawe hari ibyo ukeneye ubura, uzabibona. Nti ni ibiki se muga? Ambwira ati ukeneye amagi, ukeneye imboga, ukeneye n'imbuto.
dukeneye ibikomoka ku matungo n'ibintu byongera amaraso, kuko n'ubundi ibyuma tugushyiramo birakogota. Iyo ntacyo ubonye n'ubundi biba ari nka hahandi. Kandi n'ubundi ibyo tukubwira ntitukubwiye ngo ujye ibijumba, ujye amateke, ujye ibiki, kuko ibi ngibi nta kigufa rikuramo, ni ibitera imbaraga. Ukeneye ibyubaka umubiri. Ndavuga nti igihe nta bushobozi mfite, ntabwo ubwo ubushobozi rero nawe ntuzakira vuba. Ndavuga nti icyo Imana izakora nzakira icyo. Birangiye arambaga, arandoda, kubera ko banteraga ikinya cyo hasi cy'umugongo, bakambaga tuganira. Arandoda, arangije ati wihangane, bansubiza mu bitaro. Ubwo ngubwo hari mu kwa kabiri muri 2021, ubwo nari maze umwaka mu bitaro. Ubwo nibwo n'ubundi bahise bambwira ati nubwo tukubaze rero, n'ubundi wowe uri umurwayi wa CHUB, wivuza utaha, n'ubundi nuguhita bagusezerera ugataha. Nibyo muzakora byose nzabyakira, kuko nta n'ubushobozi nari mfite bwo kuba mu bitaro. Ubwo bigeze ku wa 4, kuko bambaze ari ku isabato. N'ubundi ku wa 4 umudogiteri araza arambwira ati nugutaha. Ndabyiteguye, baransezerera ndataha. Naraje rero ngeze mu rugo, n'ubundi buba kwa kundi nagiye namaraga amezi 2. Amezi 2 yashira naba mfite ubushobozi, kuko n'ubundi ukubuzima kuba ngejeje ubu, abavandimwe baramfashaga. Bansagaga ku muhanda, yarambwiraga ati umpaye 1000, umpaye 2, kandi n'abampaga 5000. Ubwo nanjye nkiyicisha inzara kugira ngo nte kuzicara ndevu ayo mafaranga nyajyane mu bitaro, ndeko ariko bamarira. Ubwo byarangiye rero amafaranga njya mu ndagenda. Bigeze mu kwezi kwa 7 naje kugira ikibazo gikomeye. Nari mfite umubyeyi wamfashaga. Ubwo nari ndi mu rugo, nagiye kubona nawe ararwara, yajyaga aza kunsura, afite 10,000 akabimpa, afite 20 akabimpa. Ambwira ati nukira uzayansubiza. Ni okay, ni sawa. Ubwo rero byageze hagati ku itariki 5 z'ukwezi kwa 7, bigeze saa 7:30, ubona ari ndi mu rugo ndyamye. Numva umwana asanze mu rugo, arambwira ati uzi n'ibindi. Wa mubyeyi ubuzima bwe burangiriye. Narababaye, nagize agahinda, n'ubundi ko nari mfite katoroshye. Ndahangayika, navuga nti nose wamfashaga ko agiye, ndabigenza nte? Numvise nanjye numva nakwisabira gupfa. Ariko kubera yuko Imana ifite umugambi kuri jye, irambwira iti tuza. Nageze naho ngi Butare, ndababwira nti mwabaganga mwe, ko ntacyo mutakoze, ko ntacyo mbashinza. Niba mubona aka kaguru katazakira mwagaciye bikarangira. Kugeza ubwo n'abaganga Butare bari basigaye bataka dogiteri, akabwira ati uyu muntu wikomeza kumugisha umubiri, kukuguru ntikuzakira dukurikije uko tumupfuko, tukurikije uko tubona amashyiraza, rwose aka kaguru gace ubundi aruhuke abikimuga ariko atahe. Dogiteri ati nzabireba. Dogiteri agiye mu ibagiro nyine mubwiye, arambwira ati akaguru kawe singaca, kuko akaguru usaka ihene cyangwa kinka n'umuntu. Twebwe si wowe udutoza guca ukuguru kwawe, ahubwo twebwe nitubona ari ngombwa tuzakubwira wiyakire, noneho tugaca. Ariko n'ubundi abantu mu dogiteri wambwiye ati kuva ufite imyaka 39 ukavunika gutya, aka kaguru tuzagaca wiyakire. Ndavuga nuko muzabona ari ngombwa muzabikore, kuko naje kwivuza, ndi mu biganza byanyu, muzankoresha icyo mushaka, icyo muzabona gikwiriye muzakora icyo. Kuvuga ngo ndangije baransezereye ndataha. Ariko nubwo nabo bakabona ibyo bakora hari ibyo bagomba gukora babyaranze, bambwira bati se ubu bugwayi bwawe bwaba harimo ikindi cyo ntige ntacyo nzi, ntahandi nzaza ahangaha, mwanyakira mutanyakira, ubuvuzi bwanjye buri imbere yanyu, nimwe muzankorera icyo mushaka. Ati ntabwo nubwo ufite kwizera ko nguko, natwe tuzabikora. Baransezerera ndataha.
byabwo maze kubura umubyeyi nyine ubuzima bwarancanze, rimwe na rimwe sinongeye kujya kuri randevu nk'uko bikwiriye, kuko iyo we hari igihe naburaga amafaranga, yaba afite 5 akabima, afite 10 nkabima, ubwo akaba aranyunganiye nkabona itike nkajya i Butare. Ariko guhera amaze gupfa ntabwo nongeye kujya kwa muganga ngiriye ku gihe, byansabaga kujya kwa Katarasiferi ku kigo nderabuzima, nkajya kuri hopitali bakanyohereza i Butare. Ntabwo ubuzima bwanyoroheye rero, ibintu byarankomereye. Uhereye muri 2021 mu kwezi kwa 7 natangiye kujya kwa muganga, ari nkaho ngenda ariko kutari kuri gahunda nica randevu. Ubwo rero byageze ubwo nasibaga amezi 2 mu yandi nkagenda, amezi 2 mu yandi nkagenda. Guhera icyo gihe muganga ahita ambwira ati rero dore ukuguru kumaze kuba nkaho ari mu njumbura, turadoda bidodoka kuko horoshye, ubu ni ukwirinda kukubaga, tuzongera kukubaga yenda tubonye byanze akaguru tugace. Ababwira nticyo muzakora cyose nzacyakira. Ubwo ndataha 2021 irarangira, ntangira 2022. 2022 nayo ubuzima ntibwanyoroheye kuko natangiye kwica randevu nyine, kuko muri 2021 nabona mbuze umubyeyi wamfashaga. Ubwo ntangira kubura ubushobozi, ariko kubera ko abaturage bamfashaga icyo gihe nabwo, ariko n'ubundi nagendaga mu ngobyi, barampekaga, nta nubwo nabashaga kugendera mu mbago. Ntago akaguru nagakozaga hasi, no kugira ngo banterure bangira mu ngobyi nari nsigaye narahahamutse, nabo kumva nk'ingobyi iraje bagiye kumpeka, nkatangira gutekereza aho bari bufate baterura kugira ngo mbashe kugera mu ngobyi. Agera kwa muganga bakanterura n'ubundi bakamfuka bakongera bakanganura. Natangiye gutekereza kuvuga ngo kubera uburibwe bw'umubiri nagize no gutinya guterura, kubera ko nari mfite imbago, ntangira kubabwira ngo nibura nimujye mumfata mu mpagarike, nibura mpagarara iminota 10 none mongere mu njyame. Bakabikora, abaturage baritanga baramfasha, kajya baza bakaza abasore 3 bakampagarika, amara kumpagarika nkaba bakashyira imbago mu kwaha, nkavuga ni munde kure numve, bakandekura, babona ngiye gutemba bakamfata. Nkavuga none ndumva naniwe ni mu njyamika. Baranjyamika mu kwezi kwa mbere, amezi 2, amezi 3, amezi anashije 5, none ndavuga noneho ni munde kure numve. Icyo gihe icyitwa izuba ntabwo nakibonaga, kuko ibyo byose byabaga bavaganaga mu ngobyi baza n'ubundi banshyira mu nzu. Ntabwo notaga izuba, numvaga abantu bari hanze, ariko nge nta bushobozi bwo kugera hanze kereka iyo banteruraga. Kandi nabwo nagiraga ubwoba, kuko iyo banteruraga naraborogaga, mvuga nti murimo murambabaza. Nabo rero bari basigaye banyinu bavuga bati ko ushaka ko tugushyira hanze, ariko twaguterura ugataka, wowe urumva twabigenza dute? Nabwo ntirega sige n'ubuzima, nta kundi byagenda, mujye munyihanganira, n'uburibwe nanjye buba burimo bundi. Nabo bakabibona bakabikora. Eze rero muri 2022 mu kwezi kwa 6 natangiye kuvuga ngo ni mu mpimbago. Imbago barazimpa, ndazifata nsa nk'udishinga, ariko muganga aba yarambwiye ati igufa ryawe ryabaye nk'igikenyeri, uramenye dore inshuro tukubaze 5 ntitwifuza kuzongera kukubaga usibye kugaca tubonye henda hagiye kuzamo kanseri. Ukuguru kwawe ntuzagukandagize, uzajya ugushyira gucuramike, ariko ugenda utsetamano, ntuzagujya ugukoza hasi, kuko nubibeshya ibi byuma twagushyizemo nutsikira gatoya n'ubundi ryararangiye, uzahita uza tugakureho. Iyo ndabizirikana. Ubwo ntangira kujya ngendera ku mbago gake gake, ubushobozi kujya kwa muganga nkanyuzamo randevu nkayica, nkamara amezi 6, amezi 7, ntagiranya nabona ibihumbi 10. Ubwo nkahita mfata itike nkajya i Butare, bakancisha mu cyuma bakambwira bati taha. Uyu munsi rero ubu ndi muri 2024, imyaka ibaye 4, kandi n'ubundi ndacyari kwa muganga. Bambwiye yuko n'ubundi aribo bazansezerera, bampa randevu ngataha, nkongera nkagaruka. N'ubu ngubu nabonye byanze, nitabaza imiryango, nkafata inshuti n'abavandimwe ndetse no mu buyobozi nkajyamo nkareba ko bagira, harimwe bakamfasha, ibindi bakabwira ati ubushobozi ntabwo.
nanjye nkaza nkiyicarira. Ubwo rero mu mwaka w'ibihumbi 2024 mperuka kwa muganga ubundi kuri 18 z'ukwezi kwa 10 ubwo nagiye ku munini bampa transfert vuga ngo nzagiye i Butare. Ariko kubera ko ngenda ngira ubushobozi bukeya, hari igihe bayimpa naza nahura n'ikibazo nabura amafaranga bitewe nuko amikoro ntayo, iyo transfert nkayibika kwa muganga nkabireka nkaza nkiyicarira. Nabugingo n'ubu kuguru kuracyandya, amafegisiyo araza, isaha n'isaha nabonera itike, mvuga ngo najya i Butare kuko imyaka 4 irarenze kandi n'ubundi ndacyari kujya kwa muganga. Nkaba nsaba rero yuko rwose habonetse ubushobozi, habonetse amikoro, umuntu wese wanyumva yagira icyo akora. Nanjye nkeneye ubufasha, nkeneye ubutabazi, nkeneye kugira ngo nanjye nitabweho n'umuntu wese wumva iki kiganiro, kuko ahantu ngeze nta bushobozi ngifite bwo kuba jewe nagira icyo nimarira. Yego, abadukurikiye mwamaze kubyumva, nirinze kurogoya ubuhamya bwe kuko no buhamya bukora ku mitima y'abantu, mba ntifuza kurogoya. Yababwiye urugendo rw'umusaraba yakoze, arugenda igihe kirekire kigeze ku myaka 4, ariko naho bigeze aravuga ati ubushobozi bwo bwamaze kurangira. Ubushobozi bwamaze kurangira. Abadukurikiye nkuko nabivuze, waba uri mu mahanga cyangwa ukaba uri mu Rwanda, uko byamera kose nawe ushobora kuba ufite ibibazo cyangwa inkuru yawe imeze nk'iye, ariko hari icyo wamukorera ukamuha ibyishimo, ukamuha umunezero. Ni ukuri mu by'Imana yaguhaye pe, mu by'Imana yaguhaye, kandi ntugire ipfunwe ngo mfite ngo 1000, ngo mfite 500, ngo mfite 100. Icyo wabona cyose kikuvuye ku mutima, kikuvuye ku mutima, ni ukuri nawe kiramugwa neza. Ikindi ntabura kubabwira ni uko mbasaba ko muzajya muhora musengera abantu, mwaba mubazi mwaba mutanabazi, mujye mwereka abantu Imana kuko abantu b'Imana barababaye. Yavuze byinshi, agera ubwo avuga ati jyewe nifuje ko ukuguru kwanjye bagukuraho. Ndatekereza ukuri iyo shusho ndamutse ari njyewe cyangwa ari wowe, uyu munsi waba uri mu kazi cyangwa uri kukajyamo cyangwa witeguye kukajyamo, hari abari butwara imodoka, hari abari bugende n'amaguru, ariko mwese mufite amagara mazima. Reka mbingingire gutera ingabo mu bitugu uyu muvandimwe. Ibihembo byo ntabyo afite, ariko ijuru rizabahemba. Arababaye, kandi ijambo ry'Imana riravuga ngo nishimira abababarana n'abandi, ndetse yabanezerewe mukanezeranwa. Kuvuga menshi siko kuyamara, reka tumusabe nimero ye ayisubiremo, iri kuri kino kiganiro muri kuyireba, tutaza kuyisobwa. Hanyuma nimba uri mu Rwanda wamuhamagara, waba umubuze ukanyura kuri nimero zanjye ziba ziri hano mu kiganiro. Iyo nimero iheruka na 49. Abari mu mahanga mutabasha gutelefona, urandika kuri WhatsApp. Imana imfashe nge mbona network, nimba wambona nanjye nkubone bibe byiza, hanyuma duhumurize umuvandimwe, ijuru rizaduhemba. Mu magambo make, ongera utubwire nimero yawe ya telefone, hanyuma tukubwire ngo komera. Nimero yanjye ya telefone ni 078 30 84 62 5. Ongere nyisubiremo, nimero yanjye ya telefoni ni 078 30 84 62 5. Ngayo nguko rero mwamaze kubyumva, abadukunda n'abadukurikiye, by'umwihariko bari muri kano gace. Turi mu karere ka Nyaruguru, umurenge ni Nyabimata, umudugudu Muyira, umudugudu wa Muyira, neza neza imbere y'ikigo cy'amashuri, ndetse akaba aturanye n'ubuyobozi bw'umudugudu wa Muyira. Ubwo ni hafi na mudugudu wa Muyira. Nimba wejeje imyaka Imana yaraguhaye amaboko, uyu muryango wawushyigikira ukawunganira ibihingwa byose bishoboka, ukabatera ingabo mu bitugu, hari icyo wakora
mu by'Imana yaguhaye. Ubwo ndavuga abaturanyi mutabasha kubona amafaranga ariko ukaba ufite ibyo kurya, ni ukuri nyabuneka nuteka ukarya uzirikane ko uyu muvandimwe nawe ntakibasha kwikorera. Badukunda n'abadukurikira, reka mbifurize amagara mazima, ibyo mukora byose Imana ibihe umugisha, kandi gutanga bizana umugisha kurusha guhabwa. Ndabakunda, nitwa Emmanuel Kanani.